Hello dear listeners, ni Kasoko Record Studio nk'ibisanzwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye ariko tukagira n'umwanya tugasimbukira ku bitangazamakuru binyuranye byandikira kuri internet tukabagezaho inkuru ziryoshye. Tuhasanga inkuru y'umuraperi Fireman. Impamvu rero iyi nkuru tuyizanye ku meza, biratangaje kumva Fireman avuga ko aribwo atangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo nibwo atangiye gushyira ibihangano bye ku mbuga nkoranyambaga, urugero nka YouTube. Akaba ari ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'igihe.com, akaba aricyo tugiye gucamo twihuse. Inkuru iragira iti navutse bundi bushya. Fireman nyuma yo gusohora EP nshya yise Bucyana Ayandi, akaba avuga ati nibwo mvutse bundi bushya. Babwira ati ni Kasoko Record Studio. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe, kore like, kore comment, kore share, kandi ujye bukagukana inzogera kugira ngo nidushyiraho ibiganiro byacu ujye ubona notification. Twagiye rero n'inkuru nyirizina. Umuraperi Fireman ahamya ko EP nshya yise Bucyana Ayandi yamaze gushyira hanze, ayibara nk'itangiriro rye rishya mu muziki nyarwanda, cyane ko aribwo atangiye gukoresha imbuga zicuruza imiziki ku mazina ye. Bivuze ngo nibwo agiye gutangira gukoresha imbuga cyangwa se platforms zicuruza umuziki ku mazina ye. Ibi Fireman yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye n'igihe nyuma yo gushyira hanze EP nshya yise Bucyana Ayandi. Yanitiriye indirimbo yiriho kimwe n'izindi nka Ibihuha na Igeno. Izo zose akaba ari indirimbo za Fireman tuzi cyane. Igeno murarizi, mwibaze igihe risohoreye rikaba ritashoboraga kuba ryagaragara ku mbuga iyo ari yo yose icuruza igihangano. Murayizi iyi ngiyi Ibihuha. Akomeza kuba aribwo avutse bundi bushya, Fireman yagize ati njye ubu navuga ko nongeye kuvuka bundi bushya mu muziki. Njye kuva natangira nagiye nkorana n'abantu benshi, ariko ugasanga njye nta konti zanjye ngira ku mbuga zicururizwaho ibihangano. Ubu nibwo mbikoze. Ni nayo mpamvu usaba abantu bose kumfasha bakaziyoboka. Fireman yavuze ko atari ibintu byamworoheye gusubira inyuma agatangira kubaka bundi bushya imbuga zicururizwaho ibihangano, ariko ahamya ko afite icyizere ko zazakura kuko abakunzi be barahari kandi ntaho bateze kujya. Ati byansabye ko nsubira hasi nubaka imbuga sasa nshyiraho n'ibintu byanjye. Ubwo turavuga ibikorwa yabashije kugeraho, kuko niba indirimbo nk'izi ze tumuziho mu myaka 10 ngaho ishize zari zitafite ahantu zibarizwa, akaba aribwo atangiye kubikora. Urabona ko ari ibintu byamutwaye energy. Akomeza agira ati njye nizera ko buri kintu kigira itangiriro. Icyari kigoye ni ukuzitangiza, ariko ubwo zamaze gutangira nizeye ko abantu banjye bazaziyoboka kuko nizanjye kandi ni nizabo. Ku ikubitiro cy'indirimbo Bucyana Fireman yasohoranye n'amashusho yayo, yanahise ashyiraho izindi ndirimbo nk'iyitwa Igeno, iyitwa Ibihuha, zose zigize EP nshya. Hanyuma ukaba uzibona ko ugiye kuri YouTube wazisangayo. Hari nk'iyi ngiyi Fireman Bucyana Ayandi, urabona ko iri kuri YouTube already. Hakaza iyi ngiyi Ibihuha Fireman already kuri YouTube. Hakaza n'iyi ngiyi Igeno, akaba ari featuring yagiranye nabo bita Survivor Rappers. Ubwo rero Fireman akaba aribwo aje mu muziki nyarwanda. Uramubona aha ngaha yari yifunze, ariko mbabwira ati yaba yarakererewe gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'umuhanzi umaze igihe kingana gutya mu muziki. Hanyuma twihuse kandi hari umuproducer mushya, producer Mamba. Uyu baravuga ko aribwo bwa mbere atangiye gukora umuziki, ariko ko yaba yatangiriye ku muziki cyangwa se ku ndirimbo y'umuhanzi uzwi kandi w'icyamamare hano mu Rwanda ariwe bita King James. Uramubona uwo bita producer Mamba, uramubona ku kintu cy'iki dread cy'iki artificial ebana, ukamubona ku runigi twagira ngo ni amashaza yatondetse, hanyuma akaba afite n'agakomo keza k'umukara. Uyu rero akaba ariwe producer mushya bita Mamba. Akaba ariwe rero wakoze indirimbo nshya ya King James bita Ride or Die. You understand? Twihuse ku gitangazamakuru nyirizina igihe.com, n'ubundi turasanga inkuru igira iti imbamutima za producer Mamba watangiriye ibyo gutunganya indirimbo kuri Ride or Die ya King James. Buri mu producer wese utangiye gutunganya indirimbo abarota gukorana n'abahanzi bafite amazina akomeye. Izina Ahimana Adrien winjiranye mu muziki n'izina rya Mamba zo
yazikabije ku ya mbere yakoze agiye hanze. Uyu musore ukiri muto mu myaka cyane ko yarangije amasomo mu ishuri ry'u Rwanda ry'umuziki muri 2021 niwe wakoze indirimbo Ride or Die ya King James aherutse gusohora, ndetse iyi yari ibaye iye ya mbere akozeho igasohoka. Mu kiganiro n'igihe Mamba yavuze ko ari ibintu byamushimishije kuko nubwo zari inzozi ze gukorana n'abahanzi bafite amazina akomeye, atumvaga ko yakwihuta nk'uko byagenze. Ati nubwo ninjiye mu byo gutunganya imiziki numvaga afite impano ndetse n'ubushake bwo kubikora neza, ntabwo niyumvishaga ko nahita nkorera umuhanzi w'izina rikomeye nka King James. Mamba ahamya ko inzozi ze zihutishijwe na Zizu Alpacino wamuhuje na King James, cyane ko ari gukorera indirimbo muri studio y'uyu musore uri mu bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda. Ati ubundi bijya gutangira byatangijwe na uhuje imfura Claude, umujyanama wa Bwiza, uri kumva, niwe wanyeretse DJ Zizu amusaba ko yakwizera impano yanjye tugakorana. Nyuma yo kwemera ko twakorana niwe wampuje na King James, nawe turakorana. Mamba avuga ko atarakorana na King James yumvaga ari umuntu utuje cyane utavuga ibintu byinshi, ariko muri studio nabonye atandukanye n'uwo nibwiraga. Mamba uretse gutunganya indirimbo asanzwe ari umucuranzi w'ingoma mu itsinda rya Sonic Band ryacurangiraga Dani nanone mu bitaramo bya MTN Watch Music Festival. Hanyuma rero akaba yaraje gukabya inzozi se akorana n'icyamamare mu muziki nyarwanda King James. Akaba ari uyu musore rero watunganyije Ride or Die ya King James aherutse gusohora. Mwihuse kuri YouTube channel ya King James murayisangaho, ngire ngo ahangaha murayibona. Uyu rero akaba ari umusore Mamba watangiye gutunganya imiziki bwa mbere akaba akoranye na King James nk'icyamamare. Uri kumva, aha rero yagaragazaga imbamutima ze bavuga ngo ni Kasoko Record Studio. Watarakora subscribe ihutire gusubscribinga, hanyuma tujye tubana ibihe byose. Mukomeze kugubwa neza. Ni Kasoko Record Studio ibagezaho ibintu biryoshye kandi bimeze neza. See you next time. Ciao.